Aya basi nongeye kugikaza umukunzi wa filime yacu Ibanga. Nawe mukunzi wa Venke Empire nongeye kugikaza no kuri Venke Empire. Niba utarakora subscribe ubundi wakora subscribe hano kuri Venke Empire. Ubundi tugakomezanya mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. Murabizi ko filime yacu Ibanga tugeze kuri episode ya 75. Ejo murabizi ko twabaha episode ya 74. Episode ya 74 wabonye ukuntu Nyambo na Eve bameranye neza. So guys, rero murabona ukuntu Niyori agiye gusigara mu marira. Niyori Nyambara mucitse, kandi Niyori turabizi ko akunda Nyambo kurenza abandi bose. Ese Niyori akundanye na Dete byakunda, cyangwa se kubona ko Eve yamaze gufata Nyambo burundu? Urabona ko Niyori hari akana gisigaranye. Nyambo urabona ko yagize besto we Eve, kandi turabizi ko Eve akunda Nyambo kurenza abandi bose. So guys, rero turabizi ko ifilime yacu Ibanga aha niri kwerekeza na ahantu umuriro ugiye kwakira rimwe noneho agahira rimwe. So guys, rero turabizi ko Niyori agiye kuja mu marira. Niyori ukunda akunda Nyambo, kandi turabizi ko atifuza kuba yamutakaza. So guys, rero niba aribwo bwa mbere ajya hano kuri Venke Empire, wakora subscribe ubundi tugakomezanya tukagendana mu bizindi behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora nimwe tuba turi gukorera. Kandi murabizi ko ikintu cyose tuba turi gukora nimwe tukorera. Kandi murabizi ko filime yacu Ibanga ari mwebwe ibereye, kandi turabizi ko mudukunda cyane, niyo mpamvu natwe tuba turi hano ngo tubagezeho ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga. So guys, rero ndagushimira wowe wabaye umunyamuryango wa Venke Empire, ndetse nawe wabaye umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, nawe munyamuryango wa Miss Nyambo muri rusange. Niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ukaba utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, wakora subscribe ubundi tugakomezanya tukagenda muri bikorwa byose tuba turi gukora. Murabizi ko twebwe tutajya tubabihiriza mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. Iyi niyo channel yonyine yaziswemo yo kuzobagezaho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. Kandi niba aribwo bwa mbere waba unageze hano, iyi ni Venke Empire. Iyi niyo channel yonyine ushobora kugeraho ukabonaho impinduka zose za filime yacu Ibanga, ndetse ukabonaho n'ikintu cyose kiraza kuba muri filime yacu Ibanga. Usabwa kuba warakoze hano subscribe kugira ngo ube wakibona hakiri kare. So guys, rero turabizi ukuntu Mutoni na Dete barimo kugambanira Niyori, bari kumubuza urukundo rwe, kandi ubwo bwose bari kumutesha umutwe. Kandi turabizi ubwo nubwo bari kumutesha umutwe turabizi ko bamukunda, ariko bagiye gutuma abura urukundo rwe. Kandi turabizi ko Niyori akunda Nyambo. Turabizi ko Dete na Mutoni bari gutesha umutwe Niyori, kandi nubwo bari kumutesha umutwe bamukunda, ariko bari gutuma urukundo rwe rumucika. Nyambara mucitse we, Nyambara agiye, Eve aramujyanye. So guys, rero niba nawe ukunda kuri filime yacu Ibanga, ese episode ya 74 wabonyemo iki? Ese episode ya 74 uko yagenze niko wabishakaga? Ese episode ya 74 ungutsemo iki? Ese episode ya 74 yakwigishije iki? Episode ya 74 yagusigiye iki? So guys, rero nimba episode ya 74 hari akamaro yakugiriye, ndagushishikariza gutabura mu kanya saa 7 tukugezaho episode ya 75 ya filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko tujya tubabihiriza, murabizi ko twebwe iyo dukoze ikintu tuba tukikoze, murabizi ko twebwe dukorera imbere. So guys, rero niba wowe wifuza ko filime yacu Ibanga ube waba wayigiramo uruhare ruri hejuru cyane, usabwa kugira ngo ube waba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndetse ube waba umunyamuryango wa Miss Nyambo, ukaba wanakoze subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo nawe ube wabasha ko umunyamuryango wuzuye, ndetse behind the scenes zose zaba zisohoka buri munsi ujye uzibona utarinze waruha. Subscribe ubundi ugatera comment hasi aho, cyangwa se like, tukabona ko turi gukorera umuntu uhari. So guys, rero niba ukunda Ibanga ndetse ukaba wanifuza kujyamo uruhare ruri hejuru cyane, icyambere urakizi subscribe, kandi
turabizi ko mudukunda cyane, niyo mpamvu natwe tutabasha kubaho tutabafite, niyo mpamvu natwe tubakorera filime yacu ibanga, ndetse filime ibereye mwebwe mukunda kureba filime nyarwanda, ndetse filime wigiramo ibintu byose waba wifuza kubona mu buzima bwawe. So guys, rero murabizi ko Valens na Mutoni batangiye kugambanira Dete. Ese Dete baramutwara iki? Ese Dete murabona ukuntu akunda Niyori, murabona we yifuza kuba yamutakaza? Kandi turabizi ko Dete, Nyambo na Mutoni bakunda Niyori. Ese ubona muri aba batatu bose umuntu waba ukunda Nyambo, umuntu waba ukunda Niyori yaba ari uwuhe? Nubwo Dete aje vuba, ariko tubona ko afite urukundo, kandi tubona ko amwitayeho cyane, kandi murabona ko Nyambo we yanze kubyira Niyori kamukunda. Kandi ikintu cya mbere kiba gikenewe mu rukundo ni ukubwira umuntu ko wamwiyumvisemo, kandi mu gihe utarabivuga ntacyo biba bimaze. So guys, rero niba warakoze subscribe hano kuri Venke Empire, ndakushimiye, uri umuntu w'intwari cyane. Nawe utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, wakora subscribe ubundi tugakomeza tugasharingana mu bikorwa byose tuba dukora umunsi ku munsi. So guys, rero n'abatindi twongeye duhure mu kanya tubagezaho episode 75, kandi murakoze, ndabashimiye.